Shalom shalom bwoko bw'Imana, nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana mu kiganiro twise Morning Prayer cyangwa se isengesho ryo mu gitondo. Uwiteka abagire neza, mwege mwese mukomeje kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga. Ni byiza kubanza gusenga mbere yo kuva mu rugo, mbere yo kugira ikintu cyose ukora, kuko ari byiza cyane kubanza Imana mbere ya byose. Imana rero ibagirire neza. Turashima Imana ko yabanye natwe muri iyi weekend, twadushima Imana n'iki cyumweru cyiza Imana iduhaye kugira ngo dukomeze kuba mu bihe byo gusenga. Iki cyumweru Uwiteka yadusize ku mutima kuganira namwe ijambo rivuga ngo twubake igicaniro cy'amasengesho. Haleluya. Ubaka igicaniro cy'amasengesho. Ibi bicaniro by'amasengesho tugomba kubyubaka mu buzima bwacu, tugomba kubyubaka mu miryango yacu, tugomba kubyubaka ahantu henshi hashoboka, kubera ko Satani ariko arakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo asenye ubuzima bw'itorero, ubuzima bw'imiryango, ubuzima bw'igihugu, ubuzima bw'amabizinesi. Ibintu byinshi Satani akomeze kubyangiriza, ariko Imana irifuza abantu bahaguruka bagasenga, umuntu wese aho haherereye. Haleluya. Imana irifuza ko twubaka ibicaniro ahantu henshi hashoboka. Mu ngo cyane cyane z'abakristo hakwiye kuba ibicaniro byo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Satani yari yaratwiciye mu kintu cyitwa idini, adufungira ahantu hamwe. Tubona ko gusenga ari ukubanza kujya mu matorero, nabyo ni byiza, ariko igihe kirageze aho twubaka ibicaniro byo gusenga, tukabyubaka mu buzima bwacu. Umukristo wese aherereye agafata umwanya, nubwo iminota 2, nubwo iminota 3, iminota 5, agasenga akinginga Imana. Haleluya. Imiryango y'abakristo, abakristo bakijijwe bari hamwe bakwiye gufata ibihe byo gusenga mu ngo zabo. Ababana mu nzu, umugore n'umugabo bashobora kuba bakijijwe, bakwiye gufata ibihe byo gusenga. Yesu ashimwe cyane, kubera ko igihe turimo kirashobora kutatworohereza cyane gufata ibihe byo gusengera hamwe, guhurira hamwe turi abantu benshi. Ariko mu ngo zacu, wa mupapa ukijijwe, fata umuryango wawe wicaze, ufata iminota 5-10 yo gusenga. Mwingingira umuryango wanyu, mwingingira igihugu, mwingingira itorero, mwingingira abantu, kugira ngo Uwiteka akomeze kubohora ubuzima bw'abantu benshi. Yesu ashimwe cyane. Iki cyumweru rero tuzokomeza kuvuga cyane ku kubaka igicaniro cy'amasengesho mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana tugira muri Yesaya igice cya 62 umurongo wa 6 ngo ewe Yerusalemu, shiza abashibamye hejuru ku nzitiro z'amabuye, ntaho bazocereza ku murango no mu ijoro. Haleluya. Ngo yemwe abibutse Uwiteka, nimugatuze, nimugaceceke. Haleluya. Imana dufashe kudacereza ku manywa na nijoro. Twinginga Imana ku murongo wa 7 ngo kandi nawe ntimwemerere ko aruhuka gushika hazobyurira Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Yesu ashimwe cyane. Tugomba gusenga tukinginga Imana igahindura ibintu mu miryango yacu, mu matorero, mu buzima bw'igihugu. Imana yiteguye gukora ibidasanzwe ku bantu bose bagiye kubaka ibicaniro byo gusenga. Ndagusengera mu izina rya Yesu, wewe uri kuranywa muri kano kanya, Imana igushoboze ushireho ingamba zo kubaka igicaniro. Imwanya uko wabungana kose imbere y'Imana ubuhagije. Imana ibagirire neza. Data turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, ushoboze umuntu wese aranyumva kubaka igicaniro cyo gusenga umwanya wari wose, uko byaba bingana kose. Mwana yubaka igicaniro cyo gusenga, kandi hamwe no gusenga ubuzima bwe buhinduke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagire neza, mukomeze kubana natwe, muzahabwa umugisha. Mwarahezagiwe. Shalom.